Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane bavandimwe, torero ry'Imana. Imana y'amahoro yaduhaye uyu munsi kugira ngo tuwubemo, reka tuyihereze icyubahiro cyane kuko iragikwiriye. Twongerewe iminsi yo kurama kandi dukwiriye kurama dukora ibyiza, tunezeza Imana, tuyihereza icyubahiro kiyikwiriye. Haleluya, haleluya. Uyu munsi ni umunsi wa 5 w'igisibo. Ese uyu munsi uduhishiye iki? Ni irihe jambo ry'umunsi? Ijambo ry'umunsi riravuga ngo Imana irasubiza. Nta kure Imana itagukura, nta na kure Imana itakugeza. Iri jambo turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, igice cya mbere, umurongo wa 3. Imana yacu ishimwe cyane, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Nicyo gituma uzababwira uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimungarukire nanjye nzabagarukira. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Niryo jambo, nimungarukire nanjye nzabagarukira. Torero ry'Imana rero, uyu munsi wa 5 ntabwo ari umunsi usanzwe. Bwa mbere na mbere ni umunsi twongerewe mu yacu yo kurama, kandi ni umunsi twongerewe kugira ngo duhindure ingendo yacu, imivugire yacu, imikorere yacu, imitekerereze yacu. Duhinduke rwose, kandi duhindutse bashya. Ni umunsi wo kwibuka ko nta muntu uri kure cyane ku buryo Imana itamukura aho ari, ku buryo Imana itamugarura. Hari abantu bateye imbere mu byaha bakumva nta mahirwe basigaranye. Ni ukuvuga ngo ibyaha babihinduye ubuzima busanzwe ku buryo bumva ariko bagomba kubaho. Ariko se ni uko nguko bigomba kumera? Ariko abene abo bantu bumva nta n'amahirwe basigaranye yo kugira ngo babivemo, yo kugira ngo bababarirwe. Ariko humura, Imana iracyahamagara, Imana irakinginga, kuko ntago yanga umunyabyaha ahubwo yanga icyaha. Iravuga iti ntacyo ushobora guhindura, ariko ngwino nugaruka nanjye nzakugarukira. Garuka nanjye ndaguha amahoro, garuka nanjye niteguye kukwakira. Imana yacu ishimwe cyane kuko itajya itujugunya ngo dupfire mu byaha. Reka turebe urugero rw'uwitwaga Sawuli wahinduwe Pawulo. Yari umwicanyi, yari umugambanyi, yari umugome ku itorero ry'Imana. Ariko kure yari ageze, mu byaha yari agezemo, ntago habaye kure y'Imana mu kumukurayo. Imana yihuse cyane kugira ngo imugarure kandi imukoreshe. Uyu Pawulo yatotezaga ubwoko bw'Imana, abakristo. Yajyanaga abantu mu buroko. Yari ahagaze aho biciraga Sitefano. Ariko yumvaga anejejwe nuko yafata abo bantu bose, kuko yumvaga bari gukora ibinyuranye n'ibyo yatekerezaga, n'iby'isezerano rya kera ryamubwiraga, nubwo atari yararisobanukiwe neza, kuko iyo aza kurisobanukirwa ntabwo aba yararwanyije abangaba. Ariko mu nzira ijya i Damasiko
Yesu aramutungura. Hari igihe uzatungurwa umunsi umwe na Yesu yiyiziye. Wenda uyu munsi ari kutwohereza tukavuga, ukumva amaradiyo, ukumva amateleviziyo, ukumva amajwi menshi atandukanye aguhamagarira guca bugufi no kwihana no kugarukira Uwiteka, ukinangira uti mwebwe se mwageze he? Ko wumva musenga se mufite iki? Ko wumva musenga se ntimuri abantu bapfa nk'uko dupfa? Ko wumva musenga se ntimurwara nk'uko turwara? Ntimusonza nk'uko dusonza? Ubwo se murambwira iki? Ubwo se wambaye ute? Wabuze ibyo wambara, wabuze ibyo urya, nawe ngo uravuga ijambo ry'Imana yabanje ikakugaburira? Ayo magambo yose ukayavuga. Ariko impamvu bimeze gutya ni uko turi mu isi yajugunywemo umubi, kandi Satani ntiyakurwanya kubera yuko wowe waragufite. Ariko njyewe adafite azandwanya kugira ngo ambone. Nanjye rero kugira ngo ngume ku Mana nzahangana nawe. Nzahangana nawe mu bikorwa, mubwire ntisingukorera Satani. Mpangane nawe mu magambo, mubwire ngo ndakwiyamye. Ndi umwana w'Imana ihoraho. Ndi umwana w'umutegetsi utegeka abategetsi. Papa niwe utwara abatware. Niyame Satani ku manywa, mwiyame nijoro, nsenge, mpamagara Imana nayo izindwanirire. Haleluya! Imana ishimwe ko itajya itureka. Abantu batureka, abantu batwanga, nk'uko abantu batererana, abantu basenga. Ariko Imana yo ntabwo izatureka, ahubwo idufite mu biganza, idutwara mu biganza byayo, kandi iturinda kuruta uko irinda imboni y'ijisho. Pawulo rero ni umwe mu b'Imana yasanze kure, ageze mu nzira ijya kurimbura ubwoko bwayo. Iramuhamagara, irangije iramuhindura, arahinduka rwose. Pawulo ubwe niwe wivugiye ati Kristo Yesu yazanywe no gukiza abanyabyaha, muri bo ndi uwa mbere. Turabisanga mu rwandiko rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Reka tuhasome. Ni urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Aranditse ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. 16. Ariko icyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri njye uw'imbere kwihangana kwe kose, ngo mbe icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya! Imana ishimwe. Wa mugome wamaze abantu, wa mugome wabagiriye nabi, abakurubana mu nzira, abajyana muri gereza, arahindutse. Noneho agiye gukururwa nawe, ndetse agiye gukorerwa nk'ibyo yakoreraga abandi. Abigiyemo abizi neza yuko hari abazamurwanya nk'uko yarwanyaga abandi. Ndetse Kristo ubwo aravuga ngo nzamwereka ibyo azababazwa, kandi azabyihanganira kuko namaze kumuhindura. Namukuyeyo ku buryo atazongera kugira agatima gasubira inyuma. Kandi koko niko byagenze. Pawulo uhereye umunsi yakiriyeho Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ntabwo yongeye gusubira inyuma. Hindukira urebe aho uhagaze uyu munsi. Aho si mu nzira ikujyana kurimbuka, si mu nzira ijya mu Egiputa. Wakwemeye ukava mu rungabangabo
ko umwami Imana yiteguye kukwakira. Reka nkubwire, niba Imana yaremeye igakoresha Pawulo, nawe yagukoresha uyu munsi, ahubwo yemerere, nayo iragukorera ibyiza. Reka turebe urugero rwa kabiri. Umugabo witwa Yona yari umurwanashyaka wahindutse. Yarwaniraga ishyaka Isiraheli, akavuga ati sinajya Niniwe, bariya abantu batugiriye nabi, bariya abantu baratwishe, bariya abantu badukoreye bibi, bakajya batunyaga, bakaza bakaragira imyaka yacu, iyindi bakayisarura bakayijyana, isigaye bakayitwika ngo tutabona icyo turya, inzara iradukubita, inzara yica abana bacu, inzara yica abagore bacu twarahinze, inzara iratwica turi abagabo, tuvana amaboko mu mifuka tugakora, ariko aba bantu batubujije amahoro, nanjye sinjya kubabwiriza. Arangije Imana imutumye Niniwe, yikatira i Tarushishi. Imana yo mu ijuru iramutangira, iravuga ati ugiye i Tarushishi yewe Yona ngutumye? Uribwira ko i Tarushishi ariho ntagera? Ese inzira ijyayo ntago nyizi? Ese inzira y'inyanja ntago nayikoresha nkagusubizaho nagutumye? Irangije iyo kure yagiye yumva yacitse, yumva yakwebye, Imana imusanga mu nyanja, itegeka ifi kumumira, itegeka ifi ngo hindukira ukate ugende i Niniwe, urukuye umugabo ku nkombe y'Niniwe. Nyamara Yona mu nda y'urufi arasenga, asaba Imana ati nakosheje, niyo mpamvu mpawe igihano kingana gutya, ariko mbabariye noneho najyayo. Reba nawe umuntu abe mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3, Imana itegeke ifi ngo nta digestion iba mu nda yawe, itegeka amaside ntiyarekurwa yo gucagagura Yona. Murabizi ko ibiryo bicagagurwa n'amaside umubiri wohereza mu gifu. Ntiyamanuka ngo ajye gucagagura Yona. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana yategetse fongisiyonoma zose z'umubiri w'ifi kudakora kugira ngo Yona abeho, kandi itegeka ifi kwinjiza umwuka Yona ari buhumeke kugira ngo atabura ogisijeni agapfa. Mbese muri make Yona yahise ahinduka nk'umwana uri mu nda. Umwana uri mu nda abamo amezi 9 adakeneye umwuka, adakeneye ibiki, ahubwo atunzwe n'Imana gusa. Na Yona rero niko byagenze. Rebaho kure, Imana ireba kure kandi ikora ibiremereye. Imana imukurayo, kandi Yona ajya kuvuga ubutumwa. Nubwo na nyuma yicujije abonye Niniwe hatarimbutse, ariko Imana yaramubwiye ngo ariko Yona, koko ubu sinari nkwiye kubabazwa n'abantu bangana gutya, batazi icyatsi n'ururo, batazi iburyo n'ibumoso, batazi hepfo no haruguru. Sinari nkwiye kubabazwa no kurimbuka kwabo, none ubabajwe nuko mbakijije. Yona naravuga ngo ndababaye cyane nyine, ndababaye cyane ndetse numva nakwiyahura. Wakwiyahura kuko Imana ikijije abantu? Wakwiyahura kuko Imana itabaye abantu? Wakwiyahura kuko nabaye abantu bari bagiye kurimbuka ngo n'amatungo n'ibintu byinshi byari bigiye gutikirira Niniwe? Oya, Imana ikaruma Yona, iramubwira ngo haguruka usubire mu rugo, icyo wakoze nzakiguhembera, ariko wikwiyahura, wikwivovota. Imana yacu itugirire neza cyane. Hari igihe umuntu aguhemukira ukumva yabona igihano, ukumva wabwira Imana uti none aha munkubitire ndeba,
ariko Imana ntabwo ariko ikora. Iyo ishatse guhanihanira igihe kandi ntawe uyitegeka ngo kora ibi ngibi, oya, ni Imana yigenga. Ntago ikoreshwa n'umwana w'umuntu kandi ntikoreshwa n'amarangamutima yacu. Imana yacu itugirire neza. Icyiza ni uko ininiwe bumvise ubutumwa barahindutse. Umwami yarabwumvise, abayobozi barabwumva, abaturage barabwumva. Umwami arategeka ngo mureke twiyirize ubusa iminsi 3, ndetse n'amatungo yacu ntagire icyo arya cyangwa ngo anywe. Ahari yenda Uwiteka yareba guca bugufi kwacu akatubabarira. Yego, Imana irebye ukuntu bihannye, ukuntu bavuye kure, ukuntu imitima yabo iciye bugufi, yibuza uburakari irabababarira. Imana ishimwe. Mu maso ya Yona. Yona rero ni urugero rw'uko nta kure Imana itagukura, nta na kure Imana itakugeza. Nubwo waba wihishe munsi y'inyanja wanga kuvuga ubutumwa bwayo, ni ukuri yagukurayo kandi ukabuvuga ku ngufu. Itorero ry'Imana rero, uyu munsi wa 5 uravuga uti iyo ugarutse Imana irakugarukira, irakwakira. Niba waraguye, byuka, garuka, haguruka, ntukagume utabyuka. Niba warafashe inzira mbi, yivemo, hindukira. Uwiteka yiteguye kukwakira. Imana ni nziza, ntireba uburemere bw'ibyo washayishijemo, bw'ibyaha wakoze. Ntabwo iri bubipime ku munzane cyangwa ngo ipime uburebure bw'igihagararo cyabyo cyangwa ngo ikoreshe izindi mezire. Oya, ahubwo irareba icyemezo cyo kugaruka ufashe, nicyo iri buhe agaciro. Nimungarukire, ndabagarukira. Reka dusabe Imana twinginge. Erekeza umutima wawe ku ijambo tumaze kwiga. Mwami, ndagushimira ko urukundo rwawe ari rurerure kuruta ibyaha nakoze. Ndagushimira ko nta kure utagera, ntaho utashyikira. Aho najya hose wambona, haba munsi y'inyanja wambona, haba munsi y'ubutaka wambona, haba mu kirere wambona. Nta hantu namwe nakwihisha ngo nihishanye n'ibyaha byanjye ku buryo utambona. Ahubwo urambona kandi ukambabarira. Imbabazi zawe nizo zatumye tudashiraho. Kuko ijambo rirambwira ngo mwese mwakoze ibyaha ntimwashyikira ubwiza bw'Imana. Twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe. Ariko Uwiteka Imana Nyiringabo, niwakire umutima wanjye, niwakire ubugingo bwanjye, niwakire umubiri wanjye. Mpindura rwose, mpindurira icyerekezo. Mwami, nkura muri kamere, ahubwo umpa kwera imbuto z'umwuka. Bana nanjye mu majya no mu maza, kandi ibihe byanjye nsigaje mu isi bibe ibihe byo gukiranuka. Mu izina rya Yesu Kristo niho mbyambaje nizeye. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe.